ese waba warigeze wumva ijambo inda y'urubura? Ese waba uzi iki kuri ino ndwara? Birashoboka cyane ko bwaba ari ubwa mbere waba wumvishe rino jambo inda y'urubura, ndetse nanone birashoboka cyane ko bwaba atari ubwa mbere waba wumvishije rino jambo. Inda y'urubura benshi dukunze kwita amarozi, ariko ndakubwiza ukuri ko ku musozo w'ino video uraba wamaze gusobanukirwa igitera inda y'urubura. Mbahaye ikaze kuri channel ya Waruziko Info and Fact, aho tugiye kuganira byinshi byerekeranye inda y'urubura. Wakibaza uti se inda y'urubura ibaho byagenze gute? Ese bituruka kuki? Ese nakora iki kugira ngo mbyirinde? Inda y'urubura ibaho mu gihe umugore abonanye n'umugabo, birumvikana biba ari mu gihe cy'uburumbuke. Hanyuma rero intangangabo igahura n'intangangore, ariko iyo ntangangore iba ari igi ritujuje ubuziranenge. Bivuze ko hari tumwe mu tunyangingo iryo gi cyangwa se iyo ntangangore iba idafite, dukunze kwita chromosome. Urugero rwumvikana, ibaze nyine umutwe cyangwa se ufite umutwe utagira ubwonko. Ibaze nawe ukuntu byaba bimeze. Urundi rugero kugira ngo twumve neza mu by'ukuri uko bigenda, ndakeka twese tuzi amagi. Ubwo ndavuga ano aterwa n'inkoko. Bivuze ko niba uzi igi, bivuze ko uzi ko igi rigira igice cy'umuhondo aricyo twita umuhondo w'igi, ndetse n'igice cy'umweru aricyo twita umweru w'igi. Ubwo nizere ko iyo shusho urimo urayikurura ukayibona, ndetse ukanayumva ukuntu biba bimeze. Noneho tekereza iryo gi, ubwo ndavuga iryo gi ry'inkoko ribaye ridafite umuhondo, cyangwa se wenda ribura icyo gice cy'umweru, byanze bikunze ntabwo iryo gi rizatanga uburyohe bungana nk'ubwo bwatanga mu gihe ryaba rifite ibice bibiri byose. Ni ukuvuga ngo intangangabo iragenda igahura n'iryo gi ritujuje ubuziranenge. Byamara guhura rero, ibivamo sorosoro, ahubwo havamo ibyo twita inda y'urubura. Gusa inda y'urubura ntabwo igihe cyose ibaho ari uko intangangabo ihuye n'igi ritujuje ubuziranenge. Turabizi ko iyo umugabo abonanye n'umugore, intangangabo zinjira mu isiganwa ryo kujya kubangurira intangangore. Aha rero uko bigenda, intangangabo ebyiri zibangurira intangangore imwe. Ubwo rero nabyo ntabwo icyavamo ntabwo byaba ari urusoro, kuko ubundi mu busanzwe ni uko intangangore imwe igomba kubangurirwa n'intangangabo imwe. Ni ukuvuga ngo rero niba intangangore imwe ibanguriwe n'intangangabo ebyiri, ni ukuvuga ngo hano ntago hazavamo urusoro, ahubwo nabwo hazavamo inda y'urubura. Ni ukuvuga ngo tumaze kubona ko hari uburyo bubiri inda y'urubura ishobora kuvukamo. Uburyo bwa mbere ni igihe iryi cyangwa se intangangore itujuje ubuziranenge. Ni ukuvuga ngo rero iyo intangangabo ibanguriye iryo gi ritujuje ubuziranenge, ntago hazavamo urusoro, ahubwo hazavamo iki? Hazavamo inda y'urubura. Ubundi buryo tubonye ni igihe intangangore yujuje ibisabwa, ariko ikabangurirwa n'intangangabo ebyiri. Aha naho ntabwo bizatanga urusoro, ahubwo nabwo bizatanga inda y'urubura. Ndabizi uhise wibaza uti ese biba byagenze gute? Ese ubundi kuki biba kuri bamwe abandi ntibibe? Ese ubundi bigenda gute? N'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Abahanga mu by'ubuvuzi bagaragaza ko ahanini biterwa n'uko umugore aba asamye arengeje imyaka 35. Abahanga bemeza ko kuri ino myaka umubiri w'umugore uba utangiye kujya ukora intangangore zitujuje ubuziranenge, cyane cyane iyo atigeze asamwa na rimwe.
Gusa nanone abahanga mu by'ubuvuzi bemeza ko nanone gusama uri munsi y'imyaka 20 nabyo bigushyira ku ngaruka zo kuba watwita inda y'urubura. Ikindi kintu gishobora kugushyira ku byago byo gutwita inda y'urubura ni igihe wigeze gutwitaho inda y'urubura, nabwo ufite ibyago byo kuzongera gutwita inda y'urubura. Ushobora kwibaza uti se nzabwirwa n'iki ko ntwite inda y'urubura, cyangwa se nzabimenya gute ko umugore wanjye atwite inda y'urubura, cyangwa se nzabwirwa n'iki ko mugenzi wanjye cyangwa inshuti zanjye, cyangwa se ushobora kuba uri kwibaza ati ese ni ibiki biranga umugore utwite inda y'urubura. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso ntabwo ari cyo kimenyetso cya mbere, ahubwo ni ikimenyetso gikunze gutuma ababyeyi benshi cyangwa se abamama cyangwa se abagore batwite bakunze kwihutira kujya kwa muganga. Ni ukuvuga ngo iki kimenyetso ni ukuvira ku nda mu gihembwe cya mbere. Ni ukuvuga ngo iki kintu cyo kuvira ku nda mu gihembwe cya mbere ni ukuvuga ngo gituma ababyeyi benshi bajya gushaka ubuvuzi. Ikindi kimenyetso cyerekana ko umuntu atwite inda y'urubura ni uko inda ikura ku muvuduko usa nk'uri hejuru ugereranyije n'inda isanzwe. Bivuze ukaba ufite nk'inda y'ibyumweru nka 6, ukaba wagira ngo ugeze nko ku cyumweru cya 20 kandi mu by'ukuri uri nko ku cyumweru cya 6. Bivuze ngo inda ikura ku muvuduko uri hejuru ugereranyije n'ukuntu inda isanzwe ikuramo. Ikindi kimenyetso kiranga umugore utwite inda y'urubura ni ukuvuga ngo ibimenyetso harimo kuruka n'isesemi biriyongera cyane ugereranyije n'umuntu utwite bisanzwe. Umugore utwite inda y'urubura ashobora nanone kujya yumva umutima usimbuka cyane ndetse unatera cyane mu buryo budasanzwe. Ibi bimenyetso rero ntabwo bihagije ngo wemeze ko utwite inda y'urubura. Umuntu wemeza ko utwite inda y'urubura ni muganga, aho akora ikizamini cyitwa echo cyangwa se ultrasound, ubundi akemeza ko iyi koko ari inda y'urubura. Ikindi hari umwe mu musemburo bafata uri mu maraso. Uwo musemburo ni umusemburo uvuburwa iyo umugore atwite. Ni ukuvuga ngo ni umusemburo witwa beta HCG uvuburwa ku ngano iri hejuru mu gihe utwite inda y'urubura. Ni ukuvuga ngo uyu utwite uyu musemburo n'ubundi uravuburwa, ariko uyu utwite inda y'urubura uyu musemburo uravubuka cyane ugereranyije n'utwite inda isanzwe. Ikindi kizamini gishobora gukorwa kikaba cyakwemeza ko utwite inda y'urubura ni uko bafata akanyama gatoya kuri iyo nda y'urubura, ubundi bakayijyana muri labo bakayipima, nabyo bishobora kwemeza ko iyi ari inda y'urubura. Ubuvuzi buhabwa umuntu utwite inda y'urubura ni uko hakurwamo iyo nda y'urubura hifashishijwe uburyo bw'imashini zabugenewe. Ikindi hagapimwa ingano y'umusemburo umwe nababwiye witwa beta HCG uvuburwa iyo umuntu atwite, hagenda harebwa niba ugenda ugabanuka. Ni ukuvuga ngo iyo uwo musemburo utagabanuka ahubwo ugenda urushaho kwiyongera, ibi ngibi bisobanuye ko ya nda yawe y'urubura itangiye cyangwa se yahindutsemo kanseri. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri kino kiganiro kuva mu ntangiriro kugeza kano kanya. Nongera nkwibutsa ko niba hari ikibazo mwifuza kubaza cyangwa se igitekerezo mwifuza gutanga mwacyandika mu mwanya wa comments.